Kuba umubare munini w'abatuye isi utunzwe n'ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi ngo ni ngombwa ko imyuga no mu Rwanda ikomeza gutezwa imbere mu rwego rwo kugirira akamaro abanyarwanda benshi. Mushimiyimana Joseline na Mbaraga Juste barangije muri INIRAC ishami rya Nyanza bavuga ko bakurikije ubumenyi bahawe mu bijyanye n'amajyambere y'icyaro ngo bazabukoresha mu guteza imbere urwego rw'ubuhinzi n'ubworozi mu cyaro. Nkuko abaturage b'igihugu cyacu ahari n'umubare munini ugizwe n'abahinzi, ndashaka kujya guteza imbere icyaro nzamura by'umwihariko ubuhinzi kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi abaturage babihindura umwuga ushobora kubabeshaho, babigire business nk'uko n'umuntu ahitamo business iyo ari yo yose ikamukiza. Ndashaka ko icyitwa umuhinzi azagikora kikamuzamura kikamugeza ku rwego rushimishije nk'uko tubona abandi bantu bahisemo ibindi bintu bagiye bamera neza. Bampaye ubumenyi buhagije haba mu buryo bwo bita teori, haba mu buryo bwa pratique. Ibyo ari byo byose ndumva ubumenyi nkuye ahangaha buzamfasha kugira ngo mbashe kuzamura icyaro nka kariyeri nahisemo. Numva ko icy'ingenzi ari uguteza imbere abahinzi borozi mu byo byafasha iterambere ry'iki gihugu cyacu kugira ngo babone umusaruro haba mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo biteze imbere bityo biteze imbere n'igihugu cyacu. Umuyobozi w'iyi kaminuza Dr Ngamije Jean avuga ko aba banyeshuri bitezweho kwitwara neza bakoresha ubumenyi bavomye muri iri shuri, bigirira akamaro, bihangira imirimo kandi nabo batanga akazi. Turebeye kuri bakuru babo barangije imbere yabo bitwaye neza mu mirimo aho bakora, ubushobozi twabahaye n'ubwenge bajyanye, twizera ko buzatuma bakora imirimo yabo neza. Twifuza yuko aho bagira hose bakomeza kuba intangarugero. N'abantu bize kwihangira imirimo, ntabwo twifuje ko bajya kwirirwa bazenguruka bashaka imirimo. Bafite ubushobozi, bafite ubumenyi buhagije bwo kuba bakwihangira imirimo ahubwo bakoresha n'abandi. Ibyo rero twabibasabye kandi twizera ko bazabikora kuko hari benshi babikoze imbere yabo. Kuri iyi nshuro abarangije muri iyi kaminuza ya INIRAC mu mashami atandukanye harimo abarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza bagera ku 150 ndetse n'abarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters bagera kuri 23. Camille Ndikumana, Televiziyo Rwanda mu karere ka Nyanza.